reka ngusuze kandi nkwifurize gukomeza kugubwa neza cyane ubudahwema kutwereka ko ubana natwe umunsi ku munsi aho urereye hose waba uri mu gihugu cy'u Rwanda cyangwa se hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Reka tukwifurize gukomeza kugubwa neza cyane. None reka tubone kuguha ikaze muri iyi nkuru ya none. Inshuti mukundwa rero nyemerera turebere hamwe amakuru, ni breaking news, iri nkuru ikomeje kugenda igarukaho cyane ku mbuga nkoranyambaga ndetse no mu binyamakuru bigiye bitandukanye. Ni ishusho y'umuntu yaje kugaragara mu bicu, dore ko iyi shusho yaje kuba yateye abantu benshi urujijo. Benshi bakaba bakomeje kugenda bayibazaho cyane, bibaza ibyo ari byo. Benshi bakaba bakomeje kugenda bavuga ko ari isi igiye kugera ku iherezo. Ni inkuru iri kugarukwaho cyane ku mbuga nkoranyambaga ndetse no mu binyamakuru bigiye bitandukanye. Ushobora kuhise wibaza utese iyi shusho yaje kuba yagaragarayo nk'uko nawe ukomeje kugenda ubibona kuri screen yawe. Ni ishusho bigaragara ko irimo umuntu cyangwa se n'ibicu bigaragara ko bishushanyijemo umuntu. Benshi rero bakaba bakomeje kugenda bavuga bati uyu yaba ari Satani wishushanyije muri kino gicu, cyangwa se byaba ari ibindi byaje kuba byakoherezwa n'amadayimoni. Benshi rero bakaba bakomeje kugenda babiteraho comments zigiye zitandukanye, natwe tukaba tuje kugira ngo tugezeho update z'iyi nkuru, tugezeho ido nido ndetse tube twakugezaho naho byaje kuba byabera ndetse na nyuma y'uko biba icyaba cyaje kuba cyakurikiraho. Byose rero turaje kugira ngo tubigusasanurire muri iyi nkuru ya none. Uko rero byakomeje kugenda bigarukwaho ngo iki gicu kikaba cyaje kuza gufata cyangwa se kugaragara ahantu hari umugezi hano mu mujyi wa Kigali. Nandi rero byaje kuba byabera hano mu mujyi wa Kigali, ngo ni umugezi wisubika muri Nyabarongo, aho rero ngo imvura ikimara kugwa cyangwa se hakaba habaye nk'aho hagiye kuba hagwa imvura, birangira rero kino gicu kije kirahapfukapfuka. Abantu bagiye babona hise yishushanyamo uyu muntu, aho bakomeje kugenda batangaza rero ko uyu ashobora kuba ari umudayimoni, kuko isura y'uyu muntu bari kureba bagasanga nta hantu bayizi ndetse n'ibintu byabayeho ndetse bimara igihe kirekire ibyishushanyijemo iyi shusho. Uyu muntu abantu benshi bakaba bakangaranye, bagira ubwoba, barirukanka bajya guhamagarana, bose baraza rero baza kureba ibyabaye hano muri uyu mugezi hano muri uyu mujyi wa Kigali. Ni umugezi rero wisuka mu undi mugezi wa Nyabarongo, aho rero ibi bintu byakomeje kugenda bitera abantu benshi urujijo, baba abanyamakuru, baba abantu benshi bagiye batandukanye bakaba baje kuba bakuza kwihera ijisho ibyishusho yaje kuba yagaragara muri iki gicu cyari kibumbiye ahantu kuri uyu mugezi rero wisuka hano muri uyu mugezi wa Nyabarongo. Benshi rero bikaba byakomeje kugenda bibatera ubwoba. Mbere yuko tugusasanurira iby'aya makuru tukuvira imuzini muzingo ibyishushaje kuba yagaragara muri kino gicu ndetse ari nabyo byakomeje kugenda bitera abantu benshi urujijo, abenshi bakaba bakuyimishwa. Rero reka tugusabe gukanda kuri sabone cyangwa se subscribe, ntiwibagirwe gukanda ku nzogera kugira ngo nitujye dushyiraho amakuru notification ujye uzibona rero mu ba mbere, inkuru zacu ujye uzikurikirana 5 kuri 5. Ni urugero cyane rero bikore kugira ngo tujye tubana 5 kuri 5. Kurashare cyangwa se partage y'amakuru uyasangiza inshuti n'abavandimwe. Ikindi ntiwibagirwe gukora like, ujya hasi muri comment wasiga igitekerezo giye, kuko nacyo ni ingenzi cyane. Ibyiza ubishime ndetse n'ibi nabyo binenge kugira ngo tubone uburyo dukosora tujye tukugeza amakuru acukumburana mu buhanga, amakuru acukumburana mu bushishozi ndetse amakuru yizewe cyane. Nk'uwayikaze tudatsinze rero reka twanzike n'aya makuru yakomeje kugenda agarukaho cyane. Igicu cyaje gutera abantu benshi urujijo, dore ko ari igicu cyaje kuba cyakwibumbira ahantu hari umugezi wisuka muri Nyabarongo. Iki gicu rero mu kuhibumbira rero cyaje kuba cyakwishushanyamo ishusho y'umuntu. Benshi rero bikaba byakomeje kugenda bibatera urujijo, bibaza batese kubera iki gicu cyaje kuba cyakwishushanyamo iyi shusho y'umuntu. Benshi rero bakaba bakomeje kugenda babitangaho ibitekerezo bigiye bitandukanye, bavuga bati iyi yaba ari imperuka y'isi igiye kuba yagera, kuko ni ibintu bidasanzwe byaje kuba byagaragara hano mu mujyi wa Kigali. Nk'uko twaje kubitangarizwa n'ababyiboneye imbona nkubone, bakaba batangaje ko mu mujyi wa Kigali ngo habaye nk'aho imvura yashakaga kugwa, haza igicu kiremereye cyane. Nibwo rero ngo haje kuba haza igicu, iki gicu kiragenda kibumbira kuri uyu mugezi wisuka muri Nyabarongo. Birangiye rero nyuma y'iminota nka 30 nibwo baje babona muri kino gicu hishushanyijemo isura y'umuntu. Ibi bikimara kugaragara abaje kuba babibona imbona nkubone bakaba bahise baterwa impungenge n'iyi sura y'uyu muntu yaje kuba yakwishushanya
muri iki gicu, dore ko uko ngo baje kuba babibona nk'uko baje kuba babitangaza ngo isura y'umuntu yaje kuba yakwishushanya muri iki gicu ngo yageragaho igasa naho ibura, ubundi ikagaruka isa naho iseka, ngo ubundi ikagaruka isa naho ari umusaza, ngo yagendaga yiyoberanya mu buryo bugiye butandukanye. Abantu benshi rero bakaba bahise bakwira ibishwaro bakimara kubibona, abahagaze aho ngaho babibona imbona nkubone, nibo rero bagiye guhuruza n'abandi bantu benshi baraza baza kureba ibyabaye. Bahageze rero baza gutungurwa nuko nabo baje gusanga kino gicururo cyaje kuba cyakwimurira ahantu hari umugezi wisuka muri Nyabarongo, nacyo cyari kishushanyijemo iyi sura y'umuntu. Nabo rero bikaba byahise bibatera impungenge ndetse n'urujijo rwinshi kuri iyi sura y'umuntu yari yishushanyije muri kino gicu. Ajya n'amakuru yakomeje kugenda agarukaho cyane haba ku mbuga nkoranyambaga ndetse no mu binyamakuru bigiye bitandukanye. Abantu benshi bakomeje kugenda batanga ibitekerezo bavuga bati se yaba ari isi igiye kuba yarimbuka kubera iki ibintu nk'ibi ngibi bitabagaho. Ibi bikaba bibaye nyuma y'uko nanone mu mezi nk'atatu ashize haje kuba hagaragara ishusho ya Yesu mu gicu, aho nabyo byakomeje kugenda bigarukaho cyane ku mbuga nkoranyambaga, mu binyamakuru byaranditswe cyane, aho ngo iyi shusho ya Yesu yaje kugaragara mu gicu ngo byateye abantu benshi rero impungenge. Abantu benshi bagira ubwoba bahinda umushyitsi bavuga bati se ibi ni biki bibaye. Ibi rero nabyo bikaba byarakomeje rero kugenda bigarukaho cyane nyuma y'uko rero iyi shusho ya Yesu yaje kuba yagaragara mu gicu, akaba rero haje kuba hagaragara n'ishusho y'uyu umuntu, dore ko bisa naho bigaragara ko ari umuntu w'umusaza nk'uko nawe ukomeje kugenda ubibona kuri sikirini yawe. Se ibi ngibi byaba biterwa n'iki? Nk'uko se biri kugarukaho isi koko yaba igeze mu marembera igiye kuba yarangira? Ibi rero bikaba ari ibintu byakomeje kugenda bitera abantu benshi impungenge. Abasenga bakaba bakomeje rero gusenga cyane bitewe n'uko batekereza ko isi yaba igiye kurangira, bakaba batekereza ko rero isi yaba igeze ku iherezo. Ese wowe urabibona ute? Iby'iyi shusho yaje kuba yatera abantu benshi urujijo, yaje kuba yagaragara muri kino gicu, dore ko abantu benshi bakomeje kuvuga ko isi igiye kugera ku iherezo. So nawe niko waba ubibona? Jya muri comment ube watwandikira nawe utanga igitekerezo cyawe, tubwire uko ubyumva kuri iyi shusho yaje kuba yagaragara nyuma y'uko mu minsi yashize haje kuba hagaragara n'ishusho ya Yesu iri mu bicu. Bikaba rero ibintu byakomeje kugenda bitera abantu benshi urujijo. Natwe twari tuje kugira ngo tukugezeho ibyishusho yakangaranyije abantu ku mbuga nkoranyambaga ndetse no mu binyamakuru bigiye bitandukanye. Benshi bakaba bakomeje kugenda bagira ubwoba bavuga bati abasenga musenge dore isi irarangiye. Ni inkuru rero yakomeje kugenda igarukwaho cyane. Niba ari ubwa mbere rubanye natwe, reka tugusabe gukanda kuri sabone cyangwa se subscribe, ntiwibagirwe gukanda ku nzogera kugira ngo nitujya dushyiraho amakuru notification ujye uzibona uri mu ba mbere. Inkuru zacu ujye uzikurikirana 5 kuri 5, kurashare cyangwa se partage aya makuru yasangiza inshuti n'abavandimwe. Ikindi ntiwibagirwe gukora like ujya hasi no muri comment ube wasiga igitekerezo cyawe, kuko nacyo ni ingenzi cyane. Byiza ubishime ndetse n'ibibi nabyo ubinenge, kugira ngo tubone uburyo dukosora tujye tukugezaho amakuru acukumburana ubuhanga, amakuru acukumburana ubushishozi ndetse amakuru yizewe cyane. Wakoze kubana natwe rero, ciao ciao, bye bye, amakuru nakagaruka.